ubumwe bw'abanyarwanda kugira ngo bigerweho bisaba yuko urubyiruko ari rwo duha imbaraga cyane, nubwo atari bonyine tugomba kwibandaho, ariko nakwibutsa ko buriya urubyiruko abantu bafite munsi y'imyaka 35 ni 70% by'abanyarwanda. Murumva rero ko abo bantu nibo bagize ejo hazaza h'u Rwanda, kandi icyatumye u Rwanda rukomera nubwo rwahuye n'amateka mabi ariko rwabaye ibinyejana byinshi ari igihugu gikomeye gishyize hamwe, nubwo bumwe bwabarangaga bwabonekeraga mu ndangagaciro harimo izo mvuze: gukunda igihugu, kugira ishyaka, kugira ubutwari. Urubyiruko rero nicyo tugwifuzaho, nibo maboko y'igihugu, nibo bazarwubaka, nibo bazarurinda. Itorero ni inzira yo kugira ngo ibafashe kubona icyerekezo. Urubyiruko rugira umwihariko warwo kuko kubera imbaraga bafite, baba ari abantu bafite imbaraga, baba bakeneye ubumenyi, baba bakeneye kugira ibyo babwirwa kurusha abakuru. Ikindi kandi n'ubutumwa bahabwa buba butandukanye n'ubuhabwa abakuru, cyane cyane mvuze nk'aba b'inkomezamihigo. Icyo tubifuzaho ni ukugira ngo nibarangiza iri torero nabo bazajye gutoza urundi rubyiruko basize iwabo aho batuye, aribyo twita nirwo rugerero rwabo, nirwo bazakora no kujya gutoza urundi rubyiruko basanze muri community cyangwa se aho batuye muri rusange. Mfite mugambi wo kugenda nkagera mu murenge ntuyemo, nkegera ba bantu bose bari hasi mu kagari, mu mudugudu, nkabatoza indangagaciro na kirazira, bakabifata neza, bakabimenya, kandi nanjye nkitwara neza nk'intore yamaze gutozwa. Icyo nzakura aha ngaha nzagerageza kubibasangiza, ariko icyo nasaba igihugu n'abashyira muri gahunda y'itorero, niyo bitaba ku rwego nkuru twebwe duhari, ariko bakadusanga mu turere iwacu, nabo bakabahugura, bakabatoza, byarushaho kubyara ikintu kinini. Urundi rubyiruko rutaratozwa narusabira narwo kuba rwahabwa amahirwe yo kuba rwatozwa, kuko iyo duciye hano dutorezwa niho tubifata neza tukanabyumva neza muri rusange.